kujya ugira ibyo abana banjye barya. Waba warakunze filimi My Daughter nyuma y'uko tuguhaye finali ya season ya mbere, ubu noneho tukuzaniye filimi ntukwiye kuyicikwa. Ni filimi nziza cyane yitwa Uziki Series. Ni filimi usangamo ibyamamare byose mwakunze muri filimi My Daughter nka Isabella, Nkuranga, Megan, David, Mudugudu, Jani, Hunter n'abandi benshi. Sabo gusa kandi kuko harimo n'abandi bashya muzabona muri iyi filimi nka Mavide n'abandi benshi. Nta kindi ugomba gukora uretse kunyarukira kuri OB TV show ukabasha kuyikurikira umunsi ku wundi. Uziki ku mugabo ufite abana benshi, ku bagore batandukanye bamwe akabihakana. Uziki se ku mwana w'umukobwa wahisemo kuza gukora akazi ko mu rugo kwa papa we. Uziki ku mwana w'umukobwa bateye inda bakamuhatiriza kuyikuramo ariko akabyanga. Uziki ku mwana wirirwa ubaza umubyeyi papa we akamwihorera. Ibyo byose ni muri filimi Uziki Series, ni kuri OB TV show, ntucikwe. Iki no gutinda udasanga bongeye kwisukuma nta wamenye. Reka nkureke ngende. Oya ndabona bakiri ahantu hamwe wowe. Nta kibazo rero genda. Turavugana bro. Ariko ntumbwire ibyo bintu kuri telefone. Umbwire ngo twabishoje nk'umuntu mukuru ndahita amenya icyabaye. Ni sinyare ya nyayo. Aka twagiye. Kandi ntukore ikosa. Oya nta kosa bro. Yes! Emile! Amaboko yanjye abone hejuru. Watubari. Come on. Wino. Haguruka. Tubabari. Haguruka uze. Haguruka sijavo. Nasi umushenzi. Murase! Hakukoze ibiki? Ngira kurasa Emile ukarasanita. Ujike wansibye ibintu. Ngira ngo urasa Emile ukarasa umukunzi wanjye nasoni. Nuko yitambe. Giturangiza. Nasoni wowe man. Urane siri umugore nasi umugore. Atari bafata umujyane kwa muganga. Ufata tumujyane mu modoka cyane vuba. Man ugira vuba. Cyangwa basaka ndatanga imbaraga. Cyangwa mushenzi. Anita. Kugeza ku mwuka wanjye utabona mvuga amarangamutima arabikwereka guma ku isezerano nagiranye nawe mirwande kunzi b'inzira y'umusanda bashusho murereye hose. Mbere ko dutangira murumva ko ntangiranye agahinda kenshi ndetse ntangiye ndi no kurira kubera ko agahinda kanyinshi ndetse n'amarira ambanye menshi, kubera ko muri kubona ko ibintu birangiye ndetse ibintu bitagenze neza. Mubonye ko anga bita Anita ndetse na Emile ibintu bigenze nabi cyane. Mubonye ko ahanga tumaje kubona ko anga Emile ashobora kuba napfuye. Ese bigiye kuba byagenda bite? Nawe agahinda ni kenshi ndetse amarira ni menshi. Dore ko navuga ko amarira yambanye menshi ndetse maje no kwihanagura ko agahinda kenshi mfite kubera ko ibibaye ni ibintu biteye agahinda gakomeye cyane. Ngomaje kubona ko anga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Mumaje kubona ko anga ibintu bitoroshye. Mumaje kubona ko anga usibye Imana yonyine yikwiye kuba yatabara, kuko muri kubona ko anga ibintu bitoroshye. Muri kubona ko anga ibintu bikomeye cyane. Ese none bigiye kuba byagenda bite? Urumva ko none anga ibintu bigiye kuba byagurana kandi ibintu bigiye kuba byagenda nabi. Ese bigiye kugenda gute? Emile yabapfuye, ese Anita we yabapfuye? Byishufite amatsiko kandi byishufite ibibazo byose ngiye kuba nakubwira ngiye mugiye kubana Itatik Blaze guha ikaze. Tugiye kuba twaganira kuri no filime Inzira y'umusarani ndetse turere imigiye kuba byakurikiyeho byose. Dore ko ari benshi rangiye mufite agahinda ndetse
mutangiye munafite amatsiko menshi muri kwibaza ukuntu Anita ndetse n'Emile bigiye kuba byagenda, dore ko tubonye ko ahangaha uno mwicanyi ngo ni Haka akoze ishyano rikomeye cyane, dore ko tubonye ko ahangaha ari akoze ishyano ndetse akoze amabara akomeye cyane kuba arashi Anita ndetse na Emile, urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite kangaha mugiye kuba mubona ko ino filime yacu igiye kuba yaryoha kandi ibintu bigiye kuba byahindura isura, dore ko ahangaha ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda, ndetse ari benshi mukomeje kwibaza uburyo Rugema najya mu rukiko bigiye kuba byagenda. Gusa ngiye kuba nabikubwira kandi ngiye kuba nakumana amatsiko ndetse ngiye no kuba nakubwira igitangaza kibashije kuba cyaba. Rero nawe niba ugeze ahangaha bwa mbere nyaboneka ndagusaba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kandi tugenda dusongerwa neza ino filime inzira musaba ko ni benshi mba mwasigaye muyibazo ibibazo byinshi. Gusa ahangaha ngiye kuba nabasubiza ibibazo byanyu mwa mwasigaye mwibaza. Mbere ko dukomeza rero ndagira ngo ubashe kuba wajya muri comment ugire ikintu uvuga kibaye kikubabaje cyane, ndetse ugire ijambo rimwe ubwira Are kuko mubonye ko ahangaha bita Are akoze ishyano ndetse arashe Anita ndetse na Emile. Ese biraza kuba byagenda bitanga ubita Kamarade namara kubibona noneho Kamarade araza kuba yakora iki ko tubonye ko ahangaha bita Kamarade yiyemeje kuba yaza guhiga Emile ndetse na Anita. Ese ribwaze kuba yabasha kubona Emile wundi abashe kuba yamutabara. Ese uri kubona Emile yabapfuye nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira koko nimba wizeye yuko Emile atari bwaze gupfa ndetse na Anita niba batari bwaze gupfa Imana iri bwaze kuba yabarinda. Ushobora kujya muri comment nawe ukatubwira ko muri kubona yuko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Biraza kugenda guteze ko muri kubona ko ahangaha Cyusa yatangiye ibintu, kuko muri kubona ko Cyusa atangiye kwereka Iribagiza ko atakimukunda. Noneho bigiye kuba byagenda bite angira ngo mumenye ko ahangaha Cyusa atangiye kugenda abwira amagambo amabi Iribagiza ndetse abwira Iribagiza ati nzongere kuntesha umutwe nimba ndibize ujye umenya ko ndibize. Kandi nibuke yuko ahangaha bita Cyusa yasezeranyije Iribagiza ati ikintu cyose uzakenera ndetse ikintu cyose utazabasha kubona ni jyewe uzakikurebera, nzakubera amaso ndetse n'amatwi. Gusa muri kubona ko ahangaha bita Cyusa atangiye kurenga ku gihango yagiranye na Iribagiza. Ese bigiye kuba byagenda bite kangaha mubonye ko Iribagiza agenda kamwishi ndetse Iribagiza atangiye kugenda rira. Biraza kuba byagenda bite se mama Cyusa namukamenye yuko Cyusa yahindutse, namukamenye yuko Cyusa adagikunda Iribagiza kandi mubizi neza yuko Cyusa yatenda Iribagiza. Biraza kuba byagenda bite noneho kangaha ibintu bikomeje kuba byagorana cyane cyane yuko twamashije kubona kwanga Iribagiza akeneye abantu bamuba hafi ndetse akeneye abantu babasha kuba bamurinda, kuko amaje kubona ko babaje kuba bamutuma Fisto ngo Fisto aze amwe. Urumva kwanga ibintu bitoroshye kandi uri kumva yuko kwanga Iribagiza ari mu mazi abira. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite? Ese Fisto azabasha kuba yakora icyo Fabiola yabashije kuba yamusaba? Nawe matsiko ni menshi nawe ndetse nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yabazo cyane, dore ko benshi mukomeje kugenda mwerekana yuko muri gusengera Iribagiza ndetse benshi mukomeje kwifuza yuko Iribagiza yahumuka. Nimba ariko ko wiyemeje ko wasengera Iribagiza ndetse ukaba wifuza yuko Iribagiza yahumuka kandi ukaba wifuza yuko Imana yakiza Iribagiza, rgira ujye muri comment ubashe kuba wakwandikamo amen amen kugira ngo tweke ko nawe wizeye yuko Iribagiza azahumuka kandi kubera Imana ibintu byose bizagenda neza, kuko muri kubona yuko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kandi muri kubona yuko ahangaha ibintu bikomeje kuba byakomera, kuko muri kubona ko ahangaha ibintu bikugenda bindi bisura ndetse muri kugenda mubonamo ibintu bidasanzwe muri no filime inzira musaba cyane yuko mwamajije kubona yuko ahangaha bita Anita ndetse na Emile ibintu bitameze neza ndetse Anita ndetse na Emile bari mu mazi abira. Ese biraza kuba byagenda bite ahangaha bita Are nawe akoze ibintu ku buryo nawe bimuteye ubwoba, noneho bigiye kuba byagenda bite? Ese ko tubonye ko bafashe Anita bakamujyana kwa muganga ari bwaze kuba yakira? Ese ko ahangaha Emile asigaye wenyine biraza kugenda bite? Ese Emile ari bwaze kuba yabona umuntu umutabara nawe mujyane kwa muganga byuze, kuko mumenye ko ahangaha no bita Emile nawe bamucishijemo isasu? Ese bigiye kuba byagenda bite noneho ahangaha ibintu bikomeje kuba byagorana cyane, ahangaha ibintu bikomeje kuba byagiraho biteye ubwoba ndetse benshi mukomeje kugenda mugira agahinda ndetse n'amarira menshi, ko muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda igira ahantu hadasanzwe cyane. Dore ko nababwire ko igiye no kuba yagira ku musozi kandi mugiye kuba mwana kubona Rugema nawe ibyo bigiye kuba byamenyekana ndetse ibya Rugema bigiye kuba byajya hanze. Ese noneho biraza kuba byagenda bitangaho bita Fabiola namukamenye yuko barashe Anita ndetse na wa muyobozi w'umudugudu namukamenye yuko Anita bamurashe. Noneho biraza kuba byagenda bite kangaha mugiye kubona ko murugiye kwa ndetse ko mugiye kubona kwanga ivumbi rigiye kuba ryatumuka cyane yuko mwamajije kubona kwango bita Are yaje kuba yabwira Fabiola ndetse na Rugema ati Anita nindamuka mubuze Anita naramuka tabaye uwanjye amafaranga yose natanze ndetse n'amafaranga yose y'itiki natanze nzahanga kugira ngo bashe kuba nareba Anita yose muzansubiza. Urumva ko ahangaha ibyo Fabiola yarose ibyo Fabiola yabonye mu nzozi bitangiye kugenda biba gake gake. Ese bizagenda bite nawe ko nawe ufite amatsiko ndetse nawe kari cyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane? Gusa mugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryoha ndetse ibintu bigiye gukomeza kugenda bihinduka cyane muri ino filime izi n'ubusa cyane yuko Rugema agiye kuba yagezwa imbere y'ubutabera ndetse Rugema agiye kuba yagezwa imbere y'ubutabera umudaganirwa ibyaha byose yakoze. Ngira ngo abonye kwanga bita Rugema ubwoba bwamutakingiye, ngo abonye kwanga Rugema akomeje kwibaza ukuntu bigaze kuba byagenda cyane yuko kwanga bita Fabiola nawe afite ubwoba ndetse Fabiola adashaka kuba yajyana na Rugema, kubera kanga navuga ko Fabiola ibintu byose byabaye ndetse ibintu byose Rugema yabyakora. Navuga ko Fabiola yabaye nk'umufatanyacyaha wa Rugema. Urumva ko runanga no bita Fabiola nawe afite ubwoba bwo kuba yajyana na Rugema mu rukiko, kuko anga Fabiola nawe afite ubwoba yuko
bamujyana muri gereza ubundi bakabafungana. Ese nawe uri kumva Rugemwe akwiye kuba yafungwa? Ese uri kumva Rugemwe nafungwa akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe? Nawe ushobora kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo utwereke ko ukomeje kudukurikirana kandi utwereke ko nawe wifuza yuko ahanga ibintu byose byajyaho umucyo. Ese bizagenda bite Anita ndetse na Emile bazongera guhura? Urumva ko ari ibintu bitoroshye ndetse ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo Anita ndetse na Emile bazongere guhura, kuko tubonye ibibaye ndetse tubonye ibibayeho ko ari ibintu bidasanzwe. Ese none biraza kuba byagenda bite? Gusa nimba nawe ukomeje kugira ubwoba ndetse nawe ukomeje kwibaza niba koko ahanga bita Emile yabapfuye, ndagira nkumara amatsiko nkubwire ko ahanga Emile ndetse na Anita nta kintu bari bwaze kuba babakeneye ko ahanga bita Emile. Kamarade agiye kuba yamugira ubundi Kamarade abashe kuba mutabara umuntu amujyane kwa muganga. Murabizi ko papa wa Emile ari umudokiteri ndetse ise wa Emile yahoze ari umudokiteri ukomeye cyane. Rero bigiye kwangwana kwangaha papa wa Emile agiye kuba yamuvuna ndetse akamuha n'imiti akabasha kuba yakira. Ese Emile nta kibazo abasha kuba yahura na Anita ko tubonye kwanga bita Are amutwe ndetse tubonye kwanga Anita agiye atameze neza, tubonye kwanga Anita agiye ameze nk'uwapfuye. None biraza kuba byagenda bitekanga hamatsika akomeje kuba yabamesha cyane ko twamaje no kubona yuko ahanga bita Rugebwa nawe akomeje kwibaza ukuntu biri bwaze kuba byagenda ndetse akomeje kwibaza ukuntu ahanga bita Arari bwaze kuba yabona Anita. Ngira ngo ubonye ko wa muyobozi w'umudugudu ari we wareraga Anita yabwiye arati uze kumamagara umbwira yuko wamushoje, uze kumamagara umbwira yuko wabishoje ngiye nk'umuntu mukuru ndaza kuba nibwira icyabaye. Ese none bigiye kugenda gute? Kanga arakoze ishyano none kanga akoze amahano. Ese Arari nawe azabasha kuba yajyanwa muri gereza ubundi anigwe ibyaha byose yakoze? Ese nawe uri kumva arakwiye kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubundi zikamonera icyakoze cy'ubwicanyi ko muri kubona kwanga bita arakoze amahano ndetse Are akoze amabara akomeye cyane. Twikomereje ngomaje kubona kanga iribagize hamagaye mama ngira ngo bagikwanga iribagize hamagaye mama bundi akamubwira uko byagenze, akamubwira yuko yabaye impumyi. Ngira ngo uveshe kanga mama iribagize yagisagenda gakubeke ndetse akagira n'umujinya ukomeye cyane avuga ati umuntu wakuhomanyije ninde, ngo umuntu wakugize impumyi ninde, ngo nkwereke ikintu mukorera. Ese bizagenda bite umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize ahumye ndetse umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize kuba ari impumyi ari Fabiola wabikoze ndetse ari kwa Rugemwe babigizemo ndetse akamenya yuko bashaka no kuba bakwica umwana we. Noneho kanga ibintu bigiye kuba byahindura isono no kuhanga ubita Rugemwe karaba kamuwe ndetse na Fabiola kuko abyo birabirangiye cyane yuko anga ngomaje kubona ko anga Rugemwe afite ubwa ndetse Rugemwe akomeje kwibaza ikintu kiri bwaze kuba cyakurikira umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize bamugize impumyi ndetse umunsi mama iribagize yamenye yuko bashaka kuba bakwica iribagiza. Urumva ko none anga ibintu bigiye kuba byajya ndetse ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ngomaje no kubona ko anga bitacyusa nawe atangiye kugenda ahinduka gake gake, mwa batangiye kubona ko anga cyusa atangiye kwiteretera abandi bakobwa nyuma yuko iribagize abaye impumyi, nyuma yuko iribagiza akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko adagishoboye ndetse muri kubona kwanga iribagiza nta kintu na kimwe abasha kuba yakwikorera usibye yuko akwiye kuba yafashwe. Uri kubona kwanga bita cyusa akomeje kugenda mwihakana ndetse cyusa akomeje kugenda amujya kure. Ese none bigiye kuba byagenda bite cyusa ibintu ari gukora ni biki ko mubizi neza yuko iribagiza yabaye impande ya cyusa ndetse iribagiza yatabaye cyusa inshuro nyinshi. Ngira mwabonye kwanga iribagiza yagiye mu byago ndetse agahiga cyusa yari yaragiye hose. Ngira mwabonye ubwo cyusa yari yarahunze, ubwo cyusa yari yarashimuswe. Ngira mwabonye kwanga iribagiza yamuhize ndetse iribagiza akamwirukaho hano yose yagiye. Ngira mwabonye ko iribagiza ari no wamutabaye barabicanye. Ese none bigiye kugenda gute ibintu byo cyusa abashije kuba yakwitura iribagiza none kangaha ngo bita cyusa akomeje kugenda ahinduka ndetse muri kubona ko cyusa nta keza ndetse muri kubona ko cyusa ari umugome mubi cyane. Ese nawe ufite ijambo rimwe wabwira cyusa ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo umubwira, dore ko ari benshi yatehaga ndetse ari benshi byabaje kubona cyusa ari kugenda ahinduka ndetse kubona cyusa ibintu ari gukora iribagiza. Ndabizi yuko ari benshi byabaje ndetse ari benshi mwakomeje kugenda mu mwibazaho cyane. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira cyusa kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko cyusa yahinduka kandi yifuza yuko cyusa ibyo ari byose yabire kubundi akereka iribagiza urukundo, kuko muri kubona kwanga iribagiza akomeje kugenda agira agahinda gakomeye ndetse iribagiza akomeje kugenda yibaza ibintu cyusa ari kumukora, kumeza kugenda yibaza ikintu yaba yarakoreye cyusa kugira ngo cyusa arakari karakagende ndetse cyusa akomeje kumwitwaraho kureba bidasanzwe. Ese noneho bigiye kuba byagenda biteka agace kagiye gukurikira noneho ari benshi mu gategereje kandi agace kagiye gukurikira ari benshi mu vitamatsiko ndetse ari benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kugenda ndetse ari benshi muri kwibaza uburyo Emile ibyo biraza kuba byarangira, dore ko ari benshi irangiye muvuga ati Emile menya apfuye, irangiye muvuga ati menya Anita apfuye. Gusa mu gihe kuba mwana ko noneho anga ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese bizagenda bite anga bita Emile naramuka avuye muri koma, Emile naramuka kangutse, Emile naramuka kize azakora iki? Ariko ahanga navuga ko anga bita Emile agiye gukanguka afite umujinya udasanzwe ndetse mugiye kubura ko anga bita Emile namara gukira zeta akora gake ndetse Emile azajya kwihorera kuri Ari ndetse agiye kuba yakwereka ariko nta bintu by'imikino ndetse agiye kuba yatungurana cyane. Ese bizagenda
biragenda bite nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda bibaza. Mbere ko dukomeza rero ngo nkwibutsa akantu gatoya cyane, nyaboneka nimba utari wakana subscribe gerageza owe mu bambere uyikande kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusungikwa nese ino filime inzira musaraba, kuko ahangaha nzajya banza babwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose, ndetse n'umunsi ino filime itabashije kuba yasohoka nzajya nzanga ubundi babwire impamvu itasohotse, ndetse mbabwire ko tugiye no kuba twagira ahantu inzira musaraba ibasha kuba yakira. Bakunze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'agataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza nongera iki ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Wangira ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora, sinshobora. No, ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira icyanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa cyenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. Nizere ko wayibonye. Ni filime yitwa Urwibanga, iri guca kuri Kamarade Films. Manuka muri comment ya mbere niho urayisanga, ukandeho urahita ujya kuri Kamarade Films. Ni filime nziza, muyirebe. Ngira ngo nawe urabibonye ko ari filime nziza cyane igiye gutangira gusohoka, dore ko n'uduce twambere twamajije kuba twagera hanze. Twikomeje ngamajije kubona ko ahangaha uwo bita Isimba atangiye kugenda amenyera ubuzima bwo mu cyaro. Isimba atangiye kugenda amenyera kubaho mu buzima bugoye cyane ndetse mu buzima buvunye cyane atigeze abaho na mbere. Ngira ngo mwese murabizi ko Isimba yavutse ari umwana w'umutesi. Ngira mwese murabizi ko Isimba yavutse nta kintu na kimwe ashoboye kuba yakura usibye kurya gusa. Muri kubona noneho kanga Isimba ubutesi buri kugenda bumushiramo ndetse Isimba atangiye kwiga gukora. Ese bizagenda gute Isimba azabasha kuba yahahira umwana we ndetse azabasha kuba yakora ubundi abashe kuba yarera umwana we mu mahoro? Deko twamaje kubona kwanga Isimba yanze kuba yatanga umwana we. Isimba yanze kuba yatanga umwana we ngamuhe kwacyuza kura ko mwubanye kwanga kwacyuza bari gutanga amafaranga kugira ngo Isimba abashe kuba yatanga umwana we. Gusa Isimba yanze kuba yatanga umwana we. Ndabizi ko ari benshi muri gutegwa ishema na Isimba ndetse ari benshi Isimba ari kugenda ashimisha bitewe n'uburyo Isimba ari kugenda yitwara muri ino minsi ndetse n'uburyo muri kubona ukuntu Isimba yeretse ndetse n'ukuntu muri kubona ko Isimba afite gahunda ndetse afite n'imbaraga zo kuba yakora cyane kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Ese bizagenda gute kangahe ibintu bikomeje kuba gorana? Bizagenda gute kanga twamajije kubona yuko no mama washije kuba wacumbikira Isimba batangiye kuvuga ati umugabo wa naramukaje Isimba ntago bizagenda neza ndetse Isimba bizagenda nabi. Ngira ngo ubonye kwanga batangiye kugira ubwoba ndetse batangiye no gutinya bavuga ati Isimba nagire avahanga. Ese niki bari gutinya umugabo akora iki? Ese uri kutekereza yuko uwo mugabo w'uyu mugore yaba akora iki? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe ushaka kuba wabimenya, gusa ugiye kubona ko nagace kagiye kuza ndetse benshi mugiye kuba mwasobanukirwa. Dukomeje no kubona kwanga bitacyusa nawe
yiyemeje kuba yahigaho isimbi yagiye ndetse yiyemeje kuba yahiga isimbi kugira ngo azabashe kuba yabona umwana we. Ese bizagenda gute noneho bizacamo bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nayo icyo kikomeje kugenda bibazaho cyane, gusa ugiye kubona yuko noneho ibintu bigiye kuba byajya ndetse ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo, dore ko ari benshi muhora mwibaza ati ino filime bizagenda gute izarangira gute. Gusa mugiye kubona ko noneho igiye kuba yarangira ndetse igiye no kuba yagera iryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mukoza kugenda mwibaza ibibazo byinshi. Mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura usana ndetse mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo. Ese none urugero ko agiye kuba yajyanwa mu rukiko arabasha kuba yatsinda, ko twabonye yuko angaha ubwo bari bwishi ndetse twabonye ko urugemwe amaje no gutegura abazatanga ubuhamya mu rukiko. Ese bizagenda gute kanga mama iribagiza nawe yiteguye kuba yajya kuburana rugemwe, yiteguye kuba yajya kuburana rugemwe ndetse yiteguye kuba yashisha rugemwe muri gereza. Ese rugemwe ari bwaze kuba yafungwa, ese rugemwe ari bwaze kuba yatanguye bwisobanuro. Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kukwibaza ibintu rugemwe ari bwaze kuba yavuga mu rukiko. Gusa ugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi muri kubaza ibintu bigiye kugenda. Mugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane ndetse ibintu bigiye kuba byagiye bishyushye cyane, dore ko twamaje no kubona ko ahangaho bita Anita ajyanywe kwa muganga. Ese Anita ari bwaze kubasha gukira? Ese Emile ari bwaze kubasha gukira? Nawe nicyo kintu usigaye kwibaza ndetse benshi musigaye mufite ubwa muri muzi ngo Kamara ndetse muzi ngo Emile ndetse na Anita bapfuye. Gusa mubonye yuko ahangaha ibintu bitoroshye, mubonye yuko ahangaho bita Emile asigaye aryamye. Gusa twamaje no kubona ko ahangaho bita Kamara nawe ari gushaka ahantu Emile yagiye, ari gushaka Emile ndetse na Anita kugira ngo abashe kuba yabatabara. Ese bigiye kuba byagenda gute? Kamara ari bwaze kuba yabona Emirunda abashe kuba yatabara Emile. Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu kugenda bibazaho cyane. Gusa ugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byaryoha. Mbabwira ati ni iranganshoje ko mbere yuko nsoza ndagira ngo manze nkwisabira akantu gatoya cyane. Nyaboneka nimba utari wakana subscribe ugerageza ukane subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusobanurira indo filime ziri musaba ko nta kindi kintu ngusaba usibye ukana subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda twiganira kandi tujye gukomeza kugenda twibana muri ino filime inzira musaba ko ni benshi mama mufite amatsiko ndetse ni benshi mama muri kubaza ibibazo byinshi gusanga ndakeka mugiye gusobanurwa ndetse agace kagiye kuzana kagiye kuza ari umuntu ndetse ibyo benshi mukomeje kugenda mwibaza ndetse n'ibyo benshi mufite amatsiko ari bwaze kuba yashaka kumugiye kubona yuko angaha ibintu bigiye kubamo ari ibintu bidasanzwe cyane. Babwira ati ni nanganshoreje anjye mwabanye kuri mikoro nyita Tik Blaze, ndabakunda cyane kandi mboza ku